byamfashaga gutereta abana b'abakobwa Gute? nk'abayobye gute bo byasaba umwanya muremure kubisobanura. tubwireho gakeya Ariko uburyo iyi tatuwaje y'umutima iyi tatuwaje yagufashaga nko gukurura abakobwa cyangwa se gutereta urumva hari abakobwa. ukuntu kera wajyaga gutereta umwana ugira ngo mukundane ukanamubwira yuko umutima wawe wawikuye. Imana yakoze imirimo. Iyi ngiyi urayibona, ndabona n'uruntu. iyi rero iyi ni ya cya gisimba. cya gisimba nakubwiye cyabaga gicira umuriro, Yego. kiruka umuriro. Yego. Urebye wagira ngo ni dragoni, wagira ngo ni dragoni, wagira ngo ni inyamaswa, ni ingwe cyangwa se ingwe. ni iki. Ariko nureba ufite utubara tumeze nubona ururimi rwayo urabona ari uruntu rumeze nk'ururimi rurimo gusohoka mu rurerure cyane. rurerure cyane. Iyi nyamaswa rero nayo iteye ubwoba. Urabyumva neza? Yego. Hanyuma rero izi kugeraho wabonaga ndi umukobwa kubera ukuntu wabona ibintu nabaga nambaye n'ukuntu nabaga ameze. Reba inweri, reba amaherena, reba ibyo bindi byose nikoraga. Urumva wabonaga neza ku buryo abantu bansuhuzaga mu ndamukanyo y'abakobwa bakagira ngo ndi umukobwa kandi ndi iki, ndi umugabo. Nanone hari ukuntu najyaga nambara ibikote nkikamufura n'ibigofero neza ukabona nabaye umuntu w'umusaza. Urabona inzara abantu b'abakobwa hari inzara bagura za parasitike, namwe mudukurikiye murabizi, murazibona. Inzara ku bantu b'abakobwa bajya bazigura za parasitike, izo bazomeka ku zindi nzara zigafata, ukagira ngo ni inzara zabo kandi atarizo. Bazigura mu maduka n'ahandi hatandukanye. Njyewe rero nakujije inzara zanjye narazikuzaga zigakura. Ukora ugiye kuba nk'umukobwa. Si ibyo, ahubwo narazikuzaga zikaba ndende ku buryo urwara rwavaga nka hano rukagera nka hano, zigakura ari ndende. Noneho Satani cyangwa dayimoni ushuka abantu anyigisha ukuntu nshobora kuzikorera umurimbo utandukanye n'uw'abandi bantu. Nasanze mu Buhinde ngo nibo abantu bambara cyane ibintu by'imideri n'amazuru bagatobora n'indimi n'imikondo n'ibiki, ariko nsanga ako kantu ntabwo bigeze bagakora. Nakoze iki rero? Izi nzara narazikuzaga zigakura, zamara gukura nkaziteka mu mavuta y'ubuto. Inzara zanjye zabaga zikuze nazicaniraga mu mavuta y'ubuto. Nuko kugufite se cyane kuko urumva zabaga zikuze. Yego. Yesu ashimwe. Nshuti mukurikira Yesu ko TV, dushimye Imana ko Imana yaturinze kandi nayo Imana yarakurinze. Nta kiguzi twatanze ahubwo n'ubuntu bwayo. Imana ihimbazwe. Nkuko mubizi rero hakuri Yesu ko TV tugira ibiganiro bitandukanye, tugira umugisha wo kubona abatumirwa baza kutuganiriza, abantu bafite ubuhamya, abantu bafite imirimo itangaje Imana yabakoreye. Ndagushimira rero wowe wakoze subscribe, iyo ni inkunga ikomeye. Bivuze ko ikiganiro cyose dushyizeho ako kanya uhita ukibona. Imana iguha umugisha rero, ukomeze kubana natwe mu biganiro byinshi byiza tuzagenda tukugezaho. Uyu munsi rero ni umunsi w'umugisha n'umunezero. Navuga ko udasanzwe. Ufite umukozi w'Imana twabatumiriye, afite ubuhamya. Imana ifite byinshi yamushyizemo. Uyu munsi agiye kubidusangiza. Kuri kamera rero turi kumwe na Marco Brown, njyewe uri kuri mikoro ni Habarurema Edimo. N'abatindiye rero ndabizi mufite amatsiko, muri kubaza ngo noneho uyu munsi kuri Yesu ko TV tugiye kubana nande. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka abibwire mumenye ngo ninde tugiye kubana. Yesu ashimwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero mwibwire abakurikiye Yesu ko TV bamenye ninde tugiye kuganira nawe muri uyu mwanya. Murakoze cyane. Nitwa Twagirumukiza Noel Evangeliste, ndo umukozi w'Imana. Niyo mazina yanjye. Noel, turabakiriye. Imana ibaha umugisha kandi twishimiye kubana namwe. Ni iby'igiciro kuri twebwe. Murakoze cyane. Noel rero mbere ko tujya kuganira reka tubanze dusenge kugira ngo rivuga ubutumwa tugiye gukora, buhamya turi buvuge, imirimo y'ibitangaza by'Imana turi buvuge bigire benshi bihindura, kugira ngo Imana ibiherekereshe imbaraga zikomeye. Reka tubasabe rero musenge hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Murakoze. Reka dusenge. Imana ishobora byose. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana ishobora byose, waraturinze abana natwe, utugirira neza,
twebwe abari hano n'abatwumva bari hanze bari mu bihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi, Amerika, Oceania n'ahandi, turagushimira ko wabaye mu ruhande rwacu. Imana ihabwe icyubahiro, niko waturinze, niko watugiriye neza. Uyu mwanya rero bane natwe muri iki kiganiro cyo gutanga ubuhamya bw'ibyo wagiye ukora mu buzima bwacu, mu mibereho yacu. Imana ihabwe icyubahiro, utugirire neza, tukubonereho umugisha n'amahoro kubw'imbabazi zawe, kandi abazabyumva n'abagiye kubyumva bizakora umurimo ukomeye muri bo, kuko uri ibyiringiro byacu. Urakoze ko wera kandi kumvishe gusenga kwacu. Imana ihabwe icyubahiro muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen, amen. Yego, Noheli rero tujye gutangira, tujye kubanza twibwire neza abantu badukurikiye. Noheli ni muntu ki, yaturutse he, asengera he? Abantu bakeneye kubimenya cyane kugira ngo bamenye umuntu turi kumwe neza ugiye kutuganiriza uwo ari we. Nk'uko natangiye mbivuga, amazina yanjye ni Twagirumukiza Noheli. Nitwa Twagirumukiza Noheli. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. Nsengera muri ADPR, yego, aho bita ku Muhima i Kigali, yego, ndetse nkaba ntuye i Kigali. Imana ihana umugisha. Tugiye kuganira n'umuntu waturutse ku Muhima ni hasengera, ndetse i Kigali ni hatuye. Tubahaye ikaze rero kuri Yesu TV. Abadukurikiye bafite amatsiko yo kumenya Noheli uwo ari we, kandi batangiye kugenda bamumenyaho gake gake. Murakoze cyane. Biragoye rero kubona aho mpera, ariko turahabona kuko ngewe Noheli ndamuzi, nzi ubuhamya bwawe, ariko n'abadukurikiye bakeneye kumenya imirimo n'ibitangaza Imana yagukoreye. Noheli, mbere y'uko uhamagarwa wari muntu ki? Icyo ni ikibazo turi buhereho, kandi kiradufasha kugenda dusobanurira abadukurikiye uko ubuhamya bwawe buteye. Ntarahamagarwa, n'ubundi iyo umuntu atarahamagarwa, ataramenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, yego, aba yarabanje gukora ibintu bidakorwa. Ahubwo kuko Yesu atubera nk'indererwamo twireberamo, natwe ubwacu twibutsa abo twari bo, bidutera isoni, tukavuga ngo mbese twari bantu ki muri kiriya gihe. Ariko Imana ishimwe yuko yamuduhaye ari we Yesu Kristo mvuga, akaducunguza amaraso y'igiciro cyinshi. Icyo gihe biduhesha kwibuka abo twari bo mbere, bikadutera no gukomeza kumwemera no kumwizera. Rero Imana ihabwa icyubahiro. Navuga ngo ntarakizwa jewe, nari umuntu w'amateka. Nari umuntu w'amateka. Utarakizwa wari umuntu w'amateka. Nari umuntu w'amateka. Gute rero? Reka wenda mbaze nsome ijambo ry'Imana ho gato. Yego. Mbere yuko mbabwira ukuntu byari bimeze. Turarisanga hano mu Baroma ibice 10. Ubundi agakiza ni iki? Ndashaka kubanza kuvuga mbere yuko nkizwa, ubundi agakiza ni iki kanatuma mvuga ibi ngibi. Yego. Bitantera isoni. Abaroma 10 ibice Abaroma ibice 10 dusome umurongo w'9. Yego. Aravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Umurongo w'10. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakiza. Yesu nashimwe cyane. Ubundi umutima niwe wakira ibyo Kristo avuze. Hanyuma rero umunwa ubwawo niwe watura. Iyo umunwa watuye ko umuntu akijijwe, diregite ubukijijwe, ubugiranye communication n'Imana. Kuko twe tubaho kubw'ijambo, kandi tubaho kubw'Imana yatuvuzeho. Rero Imana ihabwa icyubahiro. Ako rero niko gakiza nagira ngo mbabwire yuko gukizwa ari n'ubuntu. Hanyuma ntarakizwa jewe, njya nibuka ibihe nari ndimo. Ni ibihe byari bigoye ubuzima. Ubundi kubivuga biranangora cyane, kuko turi guhamya imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Kandi hari benshi baba bari buhinduke. Hari benshi baba bari buhinduke. Yego. Rero Imana ishimwe ko yampaye agakiza. Njye nabatijwe muri 98.
mbatirizwa hano i Gahogo i Muhanga kuri ADPR ya Gahogo ndetse niho nakirijwe rwose kuko iwacu ni mu Ruvumera iwacu bari batarubaka urusengero rwo mu Ruvumera rwari rutarubakwa urumva ni mu bihe bya kera ariko Gahogo yari paruwase hari umudugudu hariya rero ndibuka ko no muri Yorodani ya mbere iyi Yorodani yari mu rusengero Gahogo ndi mu bantu ba mbere bayibatijwemo Imana ishimwe cyane mu bantu bayifunguye nza mu mwanya wa mbere kuko habanjemo mukuru wanjye witwa Emmanuel hanyuma nje nkurikiraho turi abantu babiri rero bayifunguye Yorodani Gahogo muri 1998 aho ngaho n'abantu twagiye dukizwanya tubatizwanywa bose ndabibuka aho niho natangira urugendo rw'agakiza yes twagira rero tumenye ngo mbere yo kutangira urugendo rw'agakiza mbere yuko ntangira urugendo rw'agakiza n'ubundi urumva umuntu aba ari mu bintu bidasobanutse ngiye kuvuga wenda iby'inzoga inzoga zo narazinyweye matabi sinayanyweye cyane ariko mbere yuko nkizwa n'ubundi najyaga numva abantu basenga bavuga bati Yesu ibintu nk'ibyo ngibyo bashiki banjye nibo babanje gukizwa ganye nkumva ndimo ndabitera umugeri nkumva nakerekeza nkumva ntago dukurura ntago mbyumva gukizwa n'iki narumva nari nkiri n'umwana kuko numvaga abantu bavuga iby'agakiza nkumva ntago mbyumva rimwe nkabyumva ubundi simbyumve ariko nje gufatwa mfashwe yego kuva muri ibyo bihe rero mbere yuko wenda mbere y'ibyo biho gato urumva habagaho utugeso tw'abana bavukiye mu mujyi turabana bagiye bavukira mu mujyi nagiye mpora n'uduhe dutandukanye kuko jewe nabuze ababyeyi ndi mutoya yego urumva nari ntarakizwa nabuze ababyeyi ntarakizwa muri uko kubura ababyeyi nsa nkaho nireze narabwaga na bakuru banjye ariko umwana wavukiye mu mujyi akora ibyo ashatse byose yabaga afite utugeso dutandukanye ni muri ubwo buryo rero naje kuzamuka nsa n'umuntu wirera ibyo bihe rero byarangoye cyane kuko abana twabanaga muri quartier hano mu mujyi wasangaga bakwigisha utugeso tubi cyane cyane nk'abana bahantu bahani Gahogo n'ubundi hari abana ba mushiki wanjye bahabaga bagira gutugeso tubi nanjye ugasanga ngendeye muri icyo kigare cyabo nawe ugendera muri icyo gihe nacyo abana ni nabo abo bana bigeze gushaka kunyigisha kunywa itabi ry'urumogi kandi mbere utarabyigeze reka ntago nabyigeze bashatse kunyigisha kunywa itabi ry'urumogi ariko nkururaho rimwe kuriyeho rimwe numva ndazengereye nenda kwikubita hasi ndabaga ntiyo ntago nzongera kubinywa bo bakinaga n'insimbi n'ibindi nk'ibyo byose ariko ngiye biza kunanira ni muri ibyo buryo kireka hari wenda nimbabwira indetape maze gukora maze no kubatizwa ibintu byagiye bimbaho kuko satani agenda arwanya umuntu bo akenshi buriya iyo umuntu amaze kubatizwa bo noneho habatangiye urugendo rukomeye rwo kugeragezwa na satani harimo ababatizwa bagasubira inyuma bo bagirirwa Imana imbabazi zayo bakongera kugaruka we umaze kubatizwa byagenze gute bo maze kubatizwa nagize umwuka mwinshi w'amasengesho kubera ko muri icyo gihe jewe mbatizwa nabatijwe numva ko nkijijwe hanyuma rero uko nagiye nzamuka mu gakiza burya iyo ukijijwe abantu bagukurikirane ngo ngo bagusengere cyangwa se bagende bakwigisha neza iyobokamana hari ibindi bitero bya satani bigenda bigufata ubwo rero maze gukizwa narakijijwe mara igihe ndetse nakundaga gusenga cyane nkumva ndi umunyamasengesho bashiki banjye banyigisha kwigiriza ubusa ndetse ndibuka ko ibintu by'ivugabutumwa gutangira kuvuga ubutumwa ngiyewe nabutangiye kera natangiye kwigisha tujya muri za nibature n'amasengesho yo kuwa kabiri bamaze igahogo bamaze kutwubakira urusengero mu Ruvumera urumva nari mutoya ariko nazamutse mu buryo bwo kwigisha ijambo ry'Imana byari bindimo cyane kuko ndibuka ahantu bita kwa Protogene hari icyumba cyahaberaga ni naho twakoreraga nibature aho najyagamo nkiri umwana nkaba mfite umwuka wo gusenga bakampa Bibiliya nkabigisha kugeza ubwo nigishaga abantu bakavuga bati wuguye umwana akomeza azamuka twigisha nazamutse nigisha ameze neza rwose nta kibazo ariko nyuma uko ndimo kugenda nongera gukura nkura niyongeramo ubwenge niyongeramo kumenya Imana ndakizwa rwose nkajya mvuga ubutumwa nkajya mu byumba hirya runaka ariko kuko uribuka ko naguye ko twabaga mu rugo twenyine bakuru banjye ntago babaga bahari bashiki banjye barasengaga bitwa bakayitesi barasengaga cyane hanyuma bakansengera Imana ariko simbona umuntu
wo mu rubyiruko rwanjye twahura ngo tuganire ku ijambo ry'Imana cyangwa se hagiri indi support imfasha mu buryo bwo gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Abantu twagendanaga rero udusore bo bahariya muri karitsiye nibo bagendaga bankurura bavuga bati ubundi wakijijwe uti ni ibiki wigize ibi ni ibiki bagasanga barangushije bongera kunsubiza mu nzoga tukajya tugura utuyoga tukanywa by'amafuti kandi ngo ubu ndakijijwe. ubundi gukizwa ni ibintu ushobora kumara imyaka 50 mu gakiza ariko ukamara icyumweru kimwe ukijijwe. ni ibintu nabonye cyane, ushobora kumara imyaka myinshi uzi ko ukijijwe uri umurokore ariko utanditse mu gitabo cy'ubugingo. ibyo ni ibintu bibaho cyane, rero byagiye bimbaho. ari nayo mpamvu bwira abantu badukurikiye ku buhanga bw'ibyuma abari hirya no hino mu mugabane burayi na za Kigali n'ahandi ko abakijijwe bose bakwiye kumaramaza bakajya bita ku bugingo bwabo, kuko ushobora gukiza ukamara igihe kinini cyane uzi ko Imana ikuzi kandi itakuzi, ukibeshya ubugingo kandi nta buhari. Njye byagiye bimbaho ni nabyo ndi bugusobanurire mu kanya. Twagiye aho ngaho rwose dusobanurire. Rero kuva muri icyo gihe urumva maze gukizwa nashakishije ubuzima nk'uko abandi babushakisha. Njye ndi mu bantu bashakishije ubuzima, kuko icyo gihe ntabwo nari nkibana n'abantu bo mu rugo harimo mukuru wanjye n'abandi twabanaga, hanyuma nshakisha ubuzima nabushakishije nterero. Naje gushaka amafaranga ngura za televiziyo, izi televiziyo za kera za Philips. Wacu twari dufite inzu nini, nkajya ntangira kuyerekanamo amafilime. Nerekana amafilime izo bita gasobanuye ka kera, narakerekanye mu miza ya mbere mu myaka ya kera. Ninjye wafunguye mu Ruvumera muri karitsiye iwacu ntangira kwerekana filime za Komando, za Jetiri n'ibiki. Urumva ibyo nagiye mbikora nkijijwe, nabikoraga nkijijwe, ariko kubera abantu twabanaga muri sosiyete n'abantu bazaga kureba filime mu rugo n'amafilime narebaga bigatuma ncika imbaraga zo gukomeza gukizwa. Ibintu by'agakiza bisa nkaho bigabanutse mu buzima bwanjye. Ntangira kugendana n'uducuti twanjye, amafaranga twakoreye mu mafilime tukajya kuyanywera, tukajya kurya amaburusheti, tukajya kwifata neza. Urumva agakiza nari mfite karanyeganyagaga, nta fatizo kare gafite. Nubwo nabikundaga bikancira urubanza nkumva ndababaye nkababara cyane, ariko muri icyo gihe ibintu by'amafilime byagiye binkubita hasi cyane, kugeza ubwo amafilime naje kuyavamo. Ibintu noneho ndibuka muri icyo gihe hafi za 99 ujya kwinjira muri 2000, aho niho nakubiswe cyane no kureba amafilime n'urubyiruko twagendanaga, abantu b'udusore badakijijwe neza, tugahura muri sosiyete tukaganira, ugasanga dukoze ubuntu bw'amafuti bwo kujya kunywa ubuyoga n'ibiki bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nyuma yaho nibwo naje kongera ndabyuka kubera amasengesho. Abantu baransengera bambwira Imana irandengera, ndongera ngaruka mu murongo wo gukizwa. Ariko nabwo sinaza neza, kuko uko nageragezaga gukizwa ni nako hari izindi mbaraga zakurwanya, ni nako Satani yanteraga. Kuko urumva nabaga nkaho ndi njyenyine, nta muntu witaga ku wundi, mbese wabonaga ari ikibazo kiremereye. Kuva ubwo rero amafilime naje kuyavamo nyavanwamo n'urupfu rwa mushiki wanjye nakundaga. Mushiki wanjye muri make byagenze gute? Mushiki wanjye nakundaga muri filime bitewe n'urupfu rwa mushiki wawe. Filime nerekanaga zari izo nyine zimeze gutyo, hanyuma igihe kiraza kugera bavuga ko kwerekana amafilime bitagikunze, ariko bagira ngo tuyerekane mu buryo bw'umurongo. Kwa hano habaga amafilime mu kera, hazagamo abarara, hagishamo abajura nimugoroba bareba amafilime, ugasanga leta nayo iravuga iti ayo mafilime ntabwo tuyashaka, ariko bakajya badusura bakamenya. Mbonye uburyo ki badusura banavuga ngo tuzabihagarike, numva giyewe binciye intege, ndavuga ntiwe nangiye kuzashaka ikindi nkora. Ariko muri icyo gihe ndibuka nibwo mushiki wanjye witwaga Mukagatete Marie Jose yabaga i Kampala mu gihugu cya Uganda, yaje kugira ibyago arapfa. Apfuye nza kuva mu Rwanda ngiye gutabara uwo mushiki wanjye. Ubwo wavuye mu Rwanda ujya Kampala? Igihe rero navuyiriye mu Rwanda njya Kampala ni nacyo gihe nahagarikiye kwerekanira amafilime. Kuko icyo gihe niho nasizemo abandi bantu bakodeshaga ibyuma bikirimo n'intebe n'ibindi, ariko bankodesha, ariko njyewe ntakiri aho ngaho mu mafilime, kuko n'abankurikiye wenda banzi kuva kera bazi ko ibyo bintu by'amafilime nabyerekanye cyane. Kampala waragiye gutabara uragaruka, uragiye ukomerezaho ubuzima? Kampala naragiye ngiye gutabara, kuko urumva nibwo bwa mbere nari ngeze i Kampala. Hanyuma ngezeyo turashyingura
byo gushyingura birarangira, ariko mbona ubuzima bwa Kampala butandukanye n'ubuzima bwo mu Rwanda. Yego. Kubera ko cyari igihugu ngezemo bwa mbere kandi nabonaga ari igihugu gishamaje giteye ubwoba. Yego. Kuko nari nsigaranyeyo na muramu wanjye rero n'abana be, bituma tumarana igihe, ariko muri uko kumarana igihe kuko njye nari umuntu uhanga mu gushaka amafaranga, narashakishaga kabisa. Yego rwose. Kumarana igihe rero nawe nza gukunda Kampala, mpakunze ndahishimira, ntangira kuhaba. Yes. Kampala wahabaye nk'imyaka ingahe? Kampala namazeyo igihe, namazeyo imyaka irenga 8. Yego, ugiye kutuganirira. Kampala namazeyo imyaka irenga 8. Nicyo gihe nabaye Kampala, kuko ndibuka ngerayo twamaze gushyingura, numva igihugu ndagikunze. Muramu wanjye akajya ntembereza, nza kwahura n'abandi basore bo mu Rwanda twabanaga i Kigali. Kigali twari tuziranye, tugezeyo turaca amatana, birangira gutyo rero. Ubuzima bwa Kampala rero ni rwo rugendo rubi nibuka mu gakiza. Ni nabyo nanjye kukubaza. Yego. Wari uvuye inaha usa nkaho wongeye kubyuka mu bigendanye n'agakiza rwose. Ugeze Kampala byagenze gute? Inzira y'agakiza warayikomeje cyangwa se warahindutse? Inzira y'agakiza urumva nagiye narakijijwe, ndi umukristo muri ADPR. Yego. Ariko ngezeyo kubera cyane buriya abasore bagira ibintu bibakurura byinshi. Maze kugerayo rero, maze kugera Kampala, nashakishije ahantu umuntu yasengera, ariko ndahabura. Kuko iwacu muri ADPR hari amabwiriza twageraga doctrine z'itorero, ibyo twabonaga ko bamwe bakunze ntabwo ADPR yabikundaga. Yego. Cyane twabonaga nk'abakobwa bambaye amapantaro tukumva ari icyaha muri iyo myaka. Kampala byari bimeze bite? Twabonaga bafite imisatsi tukumva ari icyaha. None ngeze Kampala, mu kwinjira mu cyo bita urusengero cyangwa church zaho, nsanga nibo abantu biberamo gusa. Kandi abantu biberamo mbona bafite umunezero, mbona barishyira bakizana, twebwe ibyo ADPR yatubuzaga bo barabikora. Ni naho naboneye abantu b'abasore bafite imisatsi y'abarasta, baba muri za korali mu rusengero. Mu rusengero. Kandi ubwo bo amabwiriza yabo yarabemereraga. Ariko njyewe ntangazwa no kubona abantu bajya ku ruhimbi rw'Imana, ku ruhimbi aho abantu bavugira ijambo ry'Imana, bakawukora ibyo bashatse. Yego. Bakaririmba bafite imisatsi, bafite amaherena, numva ndatangaje. Ntabwo nari mbimenyereye iwacu muri ADPR. Numva ndishyize ndizana, ndavuga nta hantu ni sawa. Numva ndabohotse. Ariko kumbe ntazi ko Satani amfiteho umugambi mubi. Aho rero niho natangiriye gusa naho nkijijwe, ariko numva mfite muri nge mfite uburenganzira busesuye bwuzuye. Numva za ndagusubiza byagenze bite? Icyo nagiye kukubaza. Umva wari utangiye kugira uburenganzira, numva ko buhagije muri jewe. Yego. Ubona nyine nibyo inaha byasaga nk'ibizira, abandi babikora bagasenga. Byagenze bite? Njyewe urabona, nkimara kubona ubwo burenganzira bwo muri izo nsengero inyinshi zaho niko ziteye, naje kugira ibyo nenga, ariko nza no kugira ibyo nemera. Ibyo nemeye byampeshaga uburenganzira umuntu, ariko nta bugingo byampaga. Yego. Ibyo nanenze rero ni ibintu bakoraga mu rusengero bitwa yuko baharamye Imana yo mu ijuru, kandi Imana itabazi. Kuko mu bigaragara ibintu bakoraga ntabwo byatumaga Imana ibemera. Kwera imbuto ko abantu bakijijwe bavuga ko bamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, byari biri ku munwa ariko bitari mu mutima. Kuko nanjye nkimaze kubageramo nahawe uburenganzira nk'ubwo bafite, ariko ngiye ubwanjye numva ubugingo bwanjye burimo gupfa. Byarambabaje cyane. Biri no mu bintu byatumye nkizwa, bituma ngera kure cyane, mbwira amahanga, mbwira abantu b'Imana ijambo ry'Imana rizabaho ubugingo. Amena. Kandi ni nabyo n'ubu binyicaza aha, nibyo binyicaje aha ngaha. Ndegera ngo mbwire abantu ko gukorera Satani nta nyungu zirimo. Nta nyungu zirimo. Imana turengere. Yego. Noheli rero, muri uko guhinduka wahindutse gute? Ni muri Uganda, mbese Kampala byakugendekeye gute? Kampala kuko watubwiye ko ari bwo rugendo rusa nkaho rukomeye wahuye nabwo, watuko wabaye iyo myaka 8. Nabaye imyaka myinshi. Byagenze gute? Ngeze Kampala rero nasengeraga mu rusengero rw'umupasiteri umwe ntashatse kuvuga izina. Hanyuma mu kujya gusengeramo, uretse ko muri za Miracle Center nasengeyeyo n'ahandi hose, ariko urwo rusengero rumwe nasengeragamo ntago nshatse kuvuga izina, wenda sina ngombwa. Yego. Ariko ni church imwe nasengeragamo y'umuntu ukomeye cyane, ukomeye muri Uganda, ufite amateka, wari ufite abantu benshi,
w'umuhanuzi Yego. sibyo najyaga gusengeramo noneho ngewe nza kubona ko muri ADPR batubeshya niko nibwiye havuze ni kuki abantu bo muri ADPR bavuga ngo gusenga wambaye amapantaro cyangwa imisatsi babikuririza cyane bikaba birebire numva ngiye mpawe uburenganzira nkurikije n'abantu basengeragamo aho ngaho tujya no kwiyandikisha muri urwo rusengero duhinduka abakristo babo kuko nashatse ahantu nabona ADPR muri iyo myaka muri Kampala ndavuga ntabwo byari gukunda uretse urusengero rumwe rwari ruri mu mujyi rwitwaga Watoto Church nirwo rwasaga n'urufite imico nk'iya ADPR ariko mo gake ariko none kujyayo bikambera kuri byamberaga kure cyane bigatuma nsengera aho hafi rero mu mujyi wa Kampala bo maze rero kwinjira muri urwo rusengero naratangaye ibyo ngibyo abantu bakoraga bari muri urwo rusengero nabonagamo abasore bafite imisatsi nkabonamo abafite amadrede nkabonamo abafite ibintu by'abarasta nkabonamo abakobwa bambaye ubusa bambaye za mini zigeza mu rusengero muri korale hubwo Imana dutabara muri korale urumva abo bose kandi bakumva ko ngo barimo gukorera Imana ngewe ntangazwa n'ibyo bintu ariko kameme ndavuga nti ntago ibi bintu bikwiye ariko umutima ukambwira uti hoya uko niko bakizwa aba bafite uburenganzira kandi barasenga bikemera yego hari n'abakire bafite amafaranga ndavuga nanjye ngiye gusenga kuri iyi uko narushagaho kubakunda rero ngiye nanandura imico yabo ngewe wabaga muri ADPR uzina doctrine ya ADPR n'amategeko ADPR igira kandi amategeko ni meza adushumurira kujya kuri Kristo tukabona ubugingo buzima ariko ahandi reka mvuge yuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi imico rimwe na rimwe ntago ikunda guhira abantu kuko nageze muri urwo rusengero ariyo church ubwanjye ndakubitika ntangira kugwa nsubira inyuma kuko abantu bari barimo twasenganaga ubwo bavaga mu rusengero bahita bajya kunywa itabi abandi ari abakristo abandi bakajya gusambana abandi bagakubitwa abandi bakabona nta cyerekezo ariko nanjye nza kubishinga nza kugendera muri bo numva ntacyo bitwaye kugeza ubwo nkurikije ibyo nabonaga kuri abo basore babaga muri korali cyangwa abandi bahimbaza ko pastor yinjiraga bakavuza induru byahatari nkumva nyine uburenganzira bafite ariko nanjye nza kumva ko nsa n'uwasigajwe inyuma n'ibihe cyangwa na viziyo numva nanjye nshatse kuba umuntu w'umuhatari ndavuga nti nanga nigomba kuba umuhatari byanze bikunze numvaga rero nshaka kuzaba umuntu w'umurasta ukomeye cyane kuko natekerezaga kuri bari abaririmbyi baho ba Kamiliyoni nabande bose nkumva nanjye nzaba umuhanzi ukomeye kandi unakijijwe ibyo ntibigendana rero ukumva uzabigenza byose uzabikora bigendane nkumva bigomba kubaho tu ba nicyo gihe nibuka ko naje kugwa naraguye nsubira inyuma wasubiye inyuma kandi nitwa ngo ndi umukristo nitwa ngo ndasenga nitwa ngo nziranye n'Imana ngo ndi umuntu w'umunyamasengesho Noheli umuntu dukurikiye kuri Yesuko TV ashobora kutayibaza ngo ni ibiki byasubije inyuma Noheli ibintu byasubije inyuma umuntu asubizwa inyuma n'ibintu byinshi ariko rimwe na rimwe iyo wagize ikintu urarikira ntukibone ushobora gukora ibidakorwa kugira ngo ugere ku cyo washatse uko niko bigenda iyo hari ikintu wifuje ukumva umutima wawe uragishaka udafite ubushobozi bwo kukigeraho ukora ibishoboka byose kugira ngo ukigereho rimwe na rimwe ushobora gukora ibintu bibi utabaye maso ushobora no gukora ibyiza ukakigeraho ariko nk'abasore bo muri kiriya gihe washoboraga no gutanga no gushakisha amafaranga kugira ngo ugire icyo ugeraho nawe uba umuntu w'umujene uba umuntu w'umusitari w'umuntu mbese Imana yemera n'abantu bakwemera w'umuntu ariko iyo ukomeje kujya muri ibyo ngibyo cyane bikugeza mu rwobo rwo kurimbuka umuntu yarimbuka ate rero nkurikije n'ibyo narindimo ubwo byatangiye gute reka dutangire mu bwirukuru icyo nicyo rwose niko nagiye kukubwira muri uko gutangira numvaga ngomba kuba umuntu w'umusitari uteye ubwoba muri urwo rusengero uko nabonaga abantu baho baremereye bakomeye ikintu natangiye ni ikirero nahise numva ngomba kuba umuntu ukomeye bitanibwira mu mutima yuko kugira ngo abantu bamenye banambone ngomba guhita mba umuntu w'umusitari ufite imisatsi nk'iyabo imisatsi madrede mbese ntabwo ari dread dufite ukundi kuntu twambaraga bikajyana n'imisatsi twabaga dufite natangiye ntereka umusatsi nateretse umusatsi yafuru isanzwe mbese yafuru isanzwe umusatsi ndawutereka urakura uranampira rwose urakura uba mwinshi noneho abantu bakajya bambwira bati ko ufite umusatsi mwinshi wajya usigamo amavuta atuma urambuka
hasigamo amavuta tumurambuka ibintu by'ibidefirizo najyaga kugura muri salo ariko umusatsi uza gukura urakurambye uba muremure ku buryo umusatsi wabaye mwinshi nge numvaga ngomba kuzajya ngufunga nk'umusatsi wa Ronaldinho gafungiye inyuma gafite akantu ngo bita shinge numvaga ari byo umusatsi rero urakura nakujije umusatsi ku buryo utakumva warakuze uba muremure nkajya ngufunga shinya kakano nakubwiye inyuma numva ndarenze noneho numvaga ndi umuntu ukomeye cyane umusatsi ndawufunga noneho kugira ngo n'umusatsi ukure nawuguriraga amavuta atandukanye naguraga amavuta atuma umusatsi woroha urabona umusatsi w'abirabura ni umusatsi ukunda gucikagurika unakomeye cyane umusatsi utsibye kugira ngo rero worohe byansabaga ko ngura amavuta atandukanye naguraga amavuta yo kudefiriza atuma umusatsi unyerera urumva wa mukristo wo muri ADPR mu Rwanda watangiye guhinduka natangiye guhinduka isi yampinduye direct kuri ibintu twifuza byose siko ari byiza yego ahubwo dukwiye kujya tubaza umwuka wera ngo tugende gute Imana turengere cyane yego none uwo musatsi naguraga amavuta y'ibidefirizo atuma urambuka yego nkongera nkagura amavuta atuma udacika icupa rya kabiri nagiraga amavuta nasigagamo avura imvuvu sibyo nkagira andi mavuta atuma uba umukara ntabwo ari kanta yego ayo si namavuta wasigaga muri wa musatsi nasigagamo kuko ngiyewe nakoreraga amafaranga urumva nageze Kampala mpita mpinduka umushoferi navuye mu Rwanda n'ubundi ntwara imodoka sibyo ariko ngeze na Kampala mu buryo bwo gushaka ubuzima nabaye umushoferi kuri Kampala ndayizi 10/10 bayibayemo igihe rero uwo musatsi nza kuwutunga ukajya ugwa mu mugongo uwo musatsi naje kugeza ubwo nzajya nkusuka inweri najyaga muri salo natangaga amafaranga nkajya muri salo kwisukisha inweri kandi byaba ari ku cyumweru nagera mu rusengero abantu bagakoma amashyi iryo ni ishema numvaga ari ishema iyo abantu bakogeza uba wumva atari wowe uba wumva ugomba kurebwa nyine uwo musatsi rero waje gutuma ngera ku bindi bidafite icyerekezo ku bantu bakijijwe urumva umusatsi waje gutuma nkora ibindi bintu bitafututse kandi iyo satani yakubonye uwo musatsi waguteye gukora iki iyo satani yakubonye akabona ugomba kuba umukozi we aragukurikirana na mpaka agenda kwereka ibindi ufitemo inyungu ariko bigomba kukurimbutsa yego niko bigenda uwo musatsi maze kuwukuza rero nabonye ko abantu bankunze kuko ninjiraga mu rusengero nabaga mfite intebe yanjye ahantu nicara yego abantu babona naje gusenga bavuga bati uriya muntu ni umusitari umusitari yaje gusenga ateye ubwoba kandi nkumva biranshimishije noneho uretse umusatsi naje kugira no ku bindi hari umusozi bita Prayer Mountain w'i Kampala abantu bakunze gusengeraho ubu nawo ndawuzi najyaga kuwusengeraho kandi mfite iyo misatsi yego mfite iyo misatsi hanyuma mu gutunga iyo misatsi iyo najyaga gusenga kuri uwo musozi narihishaga warihishaga nambaraga ikigofero kiwuhisha nkaba nzi yuko nahisha abantu ariko ntazi ko amaso y'Imana yikureba kandi nako bigenda ku bantu bose bakijijwe ibintu dukora byose Imana ibitureba yego niyo mpamvu dukwiye kwirinda muri byose Imana turengere turi ku bintu nk'ibintu bibi byagu uwo musatsi wagukururiye urumva umusatsi ni wabaye wa mbere sibyo icya kabiri naje kubona ko abantu bankunze mu rusengero kuko urumva ubundi giye buri cyumweru najyaga muri salo kwisukisha inweri zitwa uduswayire wenda ndi bukwereka amafoto kuko ibyo mvuga bifite ibihamya cyane rwose nashatse gushyiraho na dread ariko nkurikije ukuntu wabaga umeze umusatsi waje gutuma nshaka no kwigisha abandi bantu kuko abantu bose barazaga bavuga bati umuntu w'umwirabura ufite umusatsi ungana gutyo tukiri aho ngaho umuntu udukurikiye ashobora guhita agira amatsiko ati iyo katubwiye ko afite amafoto iyo misatsi yari imeze ute nsa nk'utwerekaho amafoto wenda amwe ari kuri telefone ari mu kabaga kanjye hariya bakampereza bakaguhereze nkabereka hanyuma turebe iby'Imana yakoze turi guhamya imirimo n'ibitangaza Imana yakoze sibyo kandi hari benshi bakwiye guhinduka reka dukomeze mu gihe ari kutuzanira ako kantu kugira ngo twereke abantu ayo mafoto noneho wenda reka amafoto mbereke urebe uburyo ki Imana ishobora byose sinzi n'ukuntu nabyibutse ndayibuka Imana ishimwe rwose ko wabyibutse ndayazana ariko Imana ikura umuntu kure urumva ifoto ya mbere ni iyi ngiyi
aha ndakubona gose iyo foto urambona nambaye ibintu by'amarinete bya danje by'amarinete umustar kandi ni witegereza urahita ubona n'imisatsi noneho ibi ndi buvuge maze kukwereka amafoto yego iyi nayo ni ya kabiri iyi ngiyi nari umuntu w'umuhatani ndimo ntanga kisi ndakubona bizo ngo kagenda mu buryo bw'umwuka nemeza abantu yego ukuntu ndi umuhatari iyi ngiyi urabona nari nicaye ndi kumwe n'abandi bantu b'abasore hariho na Kamiliyoni hari ahantu yari yagiye gutanga birote yego aho nari impari wowe wicanga ninjye wicaye aho ngaho yego yego iyo ntebe aho ngaho wari ufite za nywera bavugaga aho nari nzifite yego ndazibona hari aho zigaragara 10 ku 10 noneho urabona bon abadukurikiye barebe ibintu tuvuga hano bifite ibihamya sibyo dore ngo Noheli agifite imisatsi ya dread ushobora kumwitegereza kuno bitewe nuko nasigaye yogoshoka avuga ati ese koko izo nyweri yarazifite dore ngo uyu Noheli atarakizwa reka uwo turi kumwe kuri kamera azuminge neza abanze abereke kugira ngo tumenye imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Imana ishobora byose Yego ese wenda mbere yo gukora ivuga butumwa rikomeye muzi yabanje kubana yarinde yewe uyu nguyu rero urabona aha naho ziragaragara neza sinzi niba bayireba ku buhanga bw'ibyuma turaza no fatura neza tuyabereke turaza kuyabereka yego urabona ibintu by'abastari by'ibinyururu nabaga nambaye Yesu we Imana ikura kure aha ahangaha ndakubona rwose amashenete amafime ibintu by'amafime mbose ibintu by'abastari byari bigezweho icyo gihe imisatsi nagira ngo nkwereke ni imisatsi nagira ngo nkwereke urebe ibindi turaza kubibona ibindi turabibona yego noneho rero no kuvuga ngo imisatsi yagiye nkoresha ibindi bintu bitari byiza kuko urumva narasengaga ariko nkumva nshaka gutera imbere mu buryo bukomeye bwo kuba umustar nge n'ubundi nagombaga kuba umustar w'ikirangirire yego kandi umwuka w'Imana yagendaga nsura kandi urebe ko abantu bakwiye gukizwa ibi byose nabikoraga nkirimo gusenga ukirimo gusenga ngo ndasenga ujya muri ya cacu kandi ubwo ntago nkubwiye ukuntu nanywaga n'itabi narajyaga mu rusengero namaze kunywa nk'itabi nanyweye n'amayoga ngo ndi umuntu w'umukristo ujya mu ijuru byaheze Imana itanze yego Imana ishimwe yuko yandokoye reka mbabwire nta hantu Imana itakura umuntu nta nahantu itageze umuntu yego Imana ihabwa icyubahiro noneho iyi misatsi urumva najyaga njya kuri Prayer Mountain gusenga ariko nyifite nkashyiramo ikigofero uretse n'imisatsi byaje gutuma ngera ku rundi rwego rurerure nabona amafilime nkabona ibintu by'amafilime nkabona abantu b'abastari bo hanze nkabona baritoboye bambaye n'amaherena naje no gutobora amatwi nakwitegereje hano wenda bano ku gutwi mbona haratoboye hano hariho umwenge hari akenge nari mbimenyereye ku bakobwa nibo nohe byaje kugenda gute ugere naho ushyiraho amaherena urumva hari ijambo rivuga ngo iyo umutima utagize ikintu kirimo uravuga ngo Satani araza akawinjiramo hanyuma ngakwinjizamo abadayimoni niko bigenda iyo ukoze ikintu kimwe kitari cyiza hari ibindi biza biguherekeje bigushaka Imana ishimwe yuko yagiye indokora ariko muri icyo gihe naje kubona abantu b'abahatari bafite amaherena mu rusengero bari barimo none nanjye numva nkwiye gutobora amatwi nanjye nkambara amaherena yego ukambara amaherena nagiye kuyagura nagiye kugura amaherena ahantu mu mujyi hari Kampala ndayagura ndayazana ariko gutobora biba ikibazo numvaga ngomba kuba umuntu uteye ubwoba gutobora biba ikibazo ubundi hari akantu gatobora amatwi ariko jewe naritoboye waritoboye ushaka ukigeraho yego byagenda kose yego niho wabyikoreye ninjye wabyikoreye nta wundi muntu wabikoze gusa byabanje kuntera ubwoba kandi uzi yuko ubundi utoboye amatwi nabi ku bantu b'abamama barabizi n'abakobwa hari igihe bivamo na kanseri hari n'igihe ugira ibyago kikabyimba igitwi kikazagera nka hano yego ahakazamo kanseri bikaba byana kwicuma ariko ibyo sinabitekereza yego numvaga ngomba kuba umustar byanze umva ushaka kugera ku bustar hari imiti basiga ku matwi maze kuyitobora ibyo ntabyo nari mfite ariko numva ngomba kuba umustar uko byagenda kose yego ndagenda ngura amaherena ndayazana byari nko masaa 8 ndabyibuka ko nabaga ahantu bita Kajyansi ku muhanda wa Entebbe Road yego niho nabaga hanyuma nka saa 8 mfata miruwari ndavuga na amaherena ngomba kuyambara uko byagenda kose bahanikora kuri iherena rya mbere ndatobora hano
numva birinjiye ndongera ndinjiza ndatobora numva ka kagufa ko mu gutwi karacitse ndongera ndatobora ku mubiri wa kabiri numva iherena ryinjiyemo amaraso arava makeya ariko ndebye numva ntaribi mfata mirore nirebye nsanga ndi igitanda yego nsanga nteye ubwoba urumva muri ibyo bihe rero urumva byari ibihe bikomeye kuko nyamara no kwambara iherena naheze mara ndi umuntu w'umuhatari kuko nambaraga iherena rimwe ubundi narimaranye nk'icyumweru ariko ndebye ku bakinnyi b'imipira nsanga hariho abambara amaherena abiri ntibi ntibihagije ntambara iherena rimwe abandi abasitari bambara abiri kandi numva ngomba kwemeza Kampala n'umuhatari mpita ngenda ngura n'irindi rya kabiri uku gutwi nako ndagutobora ninjizamo biratoboka neza birafata nakwitegereje rwose haratoboye bigaragara ko n'inkovu zikiriho nkajya ngenda noneho nambaye amaherena abiri iyo wambonaga rero nturutse nko hirya iriya cyangwa nje gusenga wahitaga umbonamo umukobwa wabonaga reba imisatsi ukuntu yari imeze rebe n'amatwi none hatoboye yombi wibazaga ibyo ari byo bikagucanga ariko muri ibyo byose Imana ishimwe ko itatumye mfira mu byaha Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro Imana igikurikirana umuntu rwose n'ukuri hanyuma rero urumva maze kugira imisatsi n'amaherena nkajya njya mu rusengero uzi ko pasiteri w'iyo cace nawe yaranze yari amaze kujyaza yambona ukabona aranezerewe akavuga ati mu rusengero rwanjye harimo abantu b'abahatari ariko Imana ishimwe yuko yandindiye muri ibyo bintu byose nari narishyizemo bidafututse Imana iza kugenda ingirira neza hanyuma rero yego warumbajije nanjye kukubaza ngo uretse amaherena na madred cyangwa se zinyweri wari waraboshye mu mutwe nta bindi bintu byatumye uhinduka ibindi bintu byatumye nanone ngendera muri ibyo bintu bitari byiza nagombaga kuba umusitari wujuje ibyangombwa byose yego naje gukurikirana nsanga abasitari bose bafite tatuwaje bagira ibintu by'amatatuwaje ku mibiri nyuma yo gushyiraho amaherena nyuma yo gushyiraho inyweri imisatsi wararebye usanga hari ikindi kintu urimo urabura kiranga abasitari hari ikindi kintu kibura abasitari kandi icyo ngicyo noneho si cyo cyari gikuru muri njye mfite ikindi narakoze ku isi ntawigeze agikora icyo ni igiki reka mbanze nkubwire ibya tatuwaje naje kujya mu nzu imwe bashushanyagaho abantu bagashushanya tatuwaje ku mubiri w'umuntu tatuwaje buriya zigira ibice bitatu hari tatuwaje z'inyomekano bomeka ku muntu hakaba tatuwaje binjiza mu mubiri indani yego zikoreshwa n'imashini hakaba na tatuwaje bashushanya ku mubiri zigira amoko atatu buriya kandi ziva mu miti itandukanye buriya n'abantu bazifite tatuwaje zibamo amabanga menshi nubwo abantu babikunda nk'imirimbo ariko ni ibintu rimwe na rimwe bitari byiza abantu benshi hari n'izindi mbaraga ziba zihishemo hari n'izindi mbaraga ziba zihishemo muri iriya miti kuko ibintu washushanyije ku mubiri wawe uba ufite n'imyemerere yabyo hari n'icyo bigukoresha bitewe n'ibyo wizera ariko kubisobanura wenda byasaba igihe kinini abantu bakwiye ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo mugume uko mwari muri muhamagarwa kandi ijambo ry'Imana ntirigahanduke muri mwe kuko isi irashirana no kwifuza kwayo gushyiraho tatuwaje rero ninjiye muri iyo nzu nsaba yuko banshyiraho tatuwaje inzu ya mbere ninjiyemo byaranze biza kwanga nza kujya ahandi hantu mu basore babikoraga ariko abasore babanza kuma kondisiyo barambwira bati tatuwaje mwe ni 30,000 yari imitwaro 3 ya Uganda ubwo byari ibihumbi muri icyo gihe byabaga ari nk'ibihumbi 8 hafi aho ngaho by'amanyarwanda ndababwira ni ngiye tatuwaje nshaka n'amafaranga ndayafite kuko ubundi nari nyafite yo gupfa ubusa nari nyafite tatuwaje rero banyereka amafoto y'ibintu bari bunkireho barambwira bati hari amafoto y'inyamaswa amafoto y'intare hari amafoto y'ibintu bitandukanye urashaka iyihe foto muri izi naje gutoranyamo ifoto y'ikintu kimwe ndi bubereke y'inyamaswa hanyuma kubera ko nakundaga Amerika igihugu cya Amerika kandi uba n'umusitari wo muri Amerika muri quartier nabagamo banyitaga munyamerika kubera ukuntu nababonaga ntangaje noneho ndavuga nti muze kunshyiraho inyoni nabonye muri state ya Amerika mu kirangantego cya Amerika iriya ni inyoni yitwa eagle kandi eagle hari ikintu Bibiliya yivugaho ngo nabaje kubikomparanya rero ndabyinjiza ndabivuga ndavuga nti ndashaka eagle bayinshushanyaho ndongera mfata ikindi kintu cy'igisimba cyabaga mu gatabo kavugaga ubukana cyangwa uburakari bw'inyamaswa zikomeye agatabo nari mfite kavugaga ubuhanga bw'inyamaswa ziba mu ishyamba ariko zibikururanda
cyangwa izigenza amaguru n'amaboko. Yego. Nza gutoranyamo agapapuro kamwe kariho agasimba ntabwo nibuka neza ukuntu babyitaga mu gifaransa, ariko ako gatabo ndumva ngafite, nzagashaka nkazane. Ako gasimba kari mu birimi by'umuriro. Yego. Ako kantu numva rero kagomba kuba ku mubiri wanjye, kuko numvaga ari akantu gateye ubwoba. Kagomba kujyaho nako. Icyo kisimba nacyo mbereka ishusho yacyo, nacyo barakidekarika baragishushanya, bakinshyiraho. Ikindi cya kabiri numvaga byanze bikunze kubona ari umusore w'umujene w'ibizigira, numvaga ngomba no kugira gutereta abana b'abakobwa, nkajya mbemeza tugakundana bo muri Kampala n'ahandi. Kandi tutararenga aho ngaho, tatuwaje aho ngaho baje kuyigushyira. None se bagushyizeho izi nyomekano zivaho, bagushyizeho imaraho igihe kirekire? Dusobanurire neza aho ngaho. Tatuwaje banshyizeho njyewe ntabwo nasabye zo kunshushanyaho cyangwa izibomekaho na otokora. Njye nabasabye tatuwaje zo mu mubiri indani. Zo mu mubiri indani. Izi tatuwaje zo mu mubiri indani ni tatuwaje umuntu ashyirwaho n'imashini. Imashini cyangwa imashini yaba idahari bagafatanya inshinge zo kudoda izi ngizi 3 cyangwa 4, muba w'imashini bakajya bagutobora mu gishushanyo bageze gute, bagushushanyijeho n'ikaramu, bakajya bagutobora. Uko bagutobora, iyo izo tatuwaje bitewe n'icyo ushaka kuzaba cyo, hari igihe bagutobora ikampara aho bagutongera, bavuga bati izi tatuwaje n'igishushanyo kimuriho bijye bikorana n'imbaraga. Iyo miti hanini hari n'imiti iva za kuzimu, hari imiti iva muri Amerika, hari imiti mibi cyane igendanye n'ibyo bintu by'amatatuwaje. Ibintu bya tatuwaje bibamo amabanga menshi, ntago ari umurimbo gusa. Ubwo bavuga ngo tatuwaje ngo wayishyira ku nkovu ngo igasebanganya inkovu, ku bantu b'abakobwa cyangwa ku bantu b'abasore cyangwa abagabo. Iyo ni kategori ya mbere. Hari izindi kategori nyinshi ushobora kwiyandikaho tatuwaje ikajya gukoresha ibintu bitari byiza, ikaba irimo izindi mbaraga za sekibi cyane rwose. Ubwo rero ibyo nabyo umuntu yabigira ubusobanuro bwinshi, ariko tatuwaje njye banshyizeho ni izo mu mubiri indani, ntizishobora kukuvaho. Bivuze ko n'ubu ngubu ikiriho. Tatu ndacyazifite. Yewe Yesu. Ndacyazifite kuko nubishaka wenda ndibukurobeshe nkwereke. Oya nicyo kibazo nari ngize. Ntago ari njye nyine n'abadukurikiye nabo. Abadukurikiye nkomeza no kubasuhuza. Yego. Ahise yibaza ngo iyo tatuwaje nibiri ahantu hashobora kugaragara, cyatweretse tukareba iyo tatuwaje imeze ite. Tatuwaje wenda abantu barazisobanukiwe, ariko njye mfite tatuwaje z'inyamaswa zigiye zinafite ubusobanuro butandukanye. Wenda wamfasha gato. Yego. Nkabereka kuko ngenda umutumishe nta kibazo. Tatuwaje ya mbere ni iyi ngiyi. Urabona iyi tatuwaje, wenda sinzi niba kamera bayireba. Reka Michael Brown azuminge neza. Ndabona ahangahe iki ni igikira. Iyi tatuwaje ikozwe mu buryo bw'umutima. Yego, mu buryo bw'umutima. Hirya hariho n'utubabara. Ni umutima ariko ufite amababa. Ni umutima ufite amababa uguruka. Ubwo yari ifite ibyo isobanuye. Yego. Yamfashaga. Ubu bivuze ko iyi ngiyi iyi mirene uko wakoze nivaho ntago bishoboka, ntago yavaho. Yewe. Iyi iri mu mubiri indani. Iyo nkuze irakura. Yego. Ubwo nimpfa nzanapfana nayo. Yego. Ariko hari icyo Imana yabimbwiyeho. Yego. Haza kukitubwira ntabwo tiya nutakitubwiye. So iyi rero ni tatuwaje yari ikoze mu buryo bw'umutima. Ikaba yaramfashaga gutereta. Yamfashaga gutereta abana b'abakobwa nk'abayobye. Gute? Bo byasaba umwanya muremure kubisobanura. Tubwireho gakeya uburyo iyi tatuwaje y'umutima yagufashaga nko gukurura abakobwa cyangwa se gutereta abakobwa. Urumva hari ukuntu kera wajyaga gutereta umwana ugira ngo mukundane, ukanamubwira yuko umutima wawe wawikuyemo mu buryo bwo gutera imitoma. Yego. Noneho namuteraga imitoma rero namwumvishaga ko umutima we ugendana ku kuboko. Yarambazaga ati ikindi kintu uyu ni umutima wawe. Yego. Atese umutima ni urukundo rwanzonze. Yego. Mbese urukundo rwaranyisha. Atese ko uyu mutima wanjye ufite amababa. Ni uko buri mugoroba na buri gitondo umutima wanjye ugurukuza kukureba. Yes we. Nkamutera imitoma nkoresheje iyi tatuwaje. Kandi kabanzanira. Nahura n'umuntu ukijijwe rero none yambwira ati wa musore ibintu wigize nibiki, nkamubwira ko iyo roho mutagatifu. Namuyobye agamubwira ko ari roho mutagatifu. Atese ni roho mutagatifu gute? Ni urukundo. Ese n'ahandi mwasinjaga naho habaga bari benshi bazifite? No ntabo.
habaga ari bake babaga bazifite ariko ahanini ngewe zaragaragaraga cyane yego bari bazifite abasore baho wasanga banafite n'izirenze zanjye ariko bo ukabona bafite impamvu ibatera kuba bazifite yego kuko naje kubikurikirana ndabimenya iyi ni ya mbere y'umutima iyi ni y'umutima yego kandi iyi tatuwaje ifite ibindi bintu yasobanuraga cyane mu buryo bwo kuyobya abantu nk'abakristo yego kabiri iyi yindi murayibona hano iyi wenda kugira ngo umukameramana abirebe neza urabona ko ari ya nyoni bita ndabona ari ya nyoni ya igo ifite amababa n'ibintu by'inzara nuko utabireba yasakabaka ubu ntago yapfa kumvaho cyenyege yekada iyi ntiyamvaho iragaragara rwose ndabona narayikunze cyane kuko numvaga ngomba kuba umunyamerika yego ufite tatuwaje w'umunyamerika uteye ubwoba ubwo rero iyo nabaga nambaye isengeri igaragaza tatuwaje nabaga nireze bikomeye yego kampara wese abaga uyifite nabaga ndenze hanyuma iyi yindi sinzi niba uri buyibone numvaga ari oya ndazifite tatuwaje yewe Yesu amaboko yose Imana yakoze imirimo iyi ngiyi urayibona ndabona n'uruntu iyi rero iyi ni ya cya gisimba cya gisimba nakubwiye cyabaga gicira umuriro umuriro urebye wagira ngo ni dragoni wagira ngo ni dragoni wagira ngo ni inyamaswa ni ingwe cyangwa se ni iki ariko nureba utubara tumeze nk'ubona ururimi rwayo urabona ari uruntu rumeze nk'ururimi rurimo gusohoka mu rurerure cyane iyi nyamaswa rero nayo iteye ubwoba urabyumva neza hanyuma rero izi ni tatuwaje nkubwiye nagiyemo nazo zidafututse zagombaga mbese kwemeza abantu ko ndi umuntu w'umuhatari yego izi ni tatuwaje nagiyemo hanyuma izi tatuwaje naje gukurikirana amateka amaze gukizwa kugaruka gukorera Imana nsanga nta muti ushobora kuzikuraho ntibishoboka umaze gukizwa umvaga byakuvaho numvaga byamvaho kuko naje kwireba nsanga naranduye nasubiye inyuma ndakabya kandi nsubirana inyuma mfite Bibiliya n'ibitabo by'indirimbo njya gusenga nzi ko Imana inyumva ariko Imana itanyumva buriya ntago abantu bose basenga ariko Imana ibumva yego twakwitwa ko dusenga ariko iyo tudakora ibikorwa byiza byo kubaha Imana ijambo rirambwira ngo Imana yagukuye ahantu hakomeye cyane umuntu ashobora kwibaza ngo izo tatuwaje waba waragerageje yenda kuzisiba bikagira tatuwaje urumva nakubwiye ko ziba mu buryo mu bice bitatu hari izomekano hari n'izo bashushanya ku muntu izi rero ni tatuwaje ziri mu mubiri indani zo zirakura iyo ukuze zirakura umuntu nasaza asazana nazo izi ntabwo zava ku mubiri uretse ko nigeze gusenga Imana irambwira ngo izo tatuwaje zituma abantu bakizwa kare nigeze kuvuga ngo ari Imana yazikubwiyeho ni gute tunyiremo turi muri make ndi mu masengesho numvaga mfite ipfunwe ry'uko namaze kumenya ukuri kandi nshaka no gukizwa noneho ndasenga mbwira Imana nari narayobye nsubira inyuma ariko umfashije izi tatuwaje zikamvaho wabungiriye neza hanyuma turimo gusenga Imana irambwira ngo izo tatuwaje ntacyo zitwaye zireke kuko zituma ubutumwa bwawe bubwiriza abantu bagakizwa bakamenya ukuri kw'izo tatuwaje nyirizina iki cyihishe muri tatuwaje nubwo wenda ntasobanuye byinshi wenda igihe kizagera tuganire tugire umwanya wo kubivugaho ariko izi tatuwaje ntabwo zapfa kuvaho kandi tukiri aho cyambere nuko burya ubugingo ntabwo uyu mubiri tuzajyana mu ijuru tuzambara indi mibiri ibi rero ntacyo bimbwiye na gito byajyaga bimbangamira nkumva birabangamye umuntu yambara mfite amatatuwaje ku kuboko azi ko ndi umuvugabutumwa mu biterane za Kigali hanze y'igihugu bakavuga bati se nibi ariko iyo nabisobanuraga barabyumvaga ariko nta pfunwe bikintera ahubwo ubu iyo umuntu ambonyeho tatuwaje ndi umukozi w'Imana duhita tugirana komunikasiyo arambaza ati ibyo ni ibiki bigatuma mubwira ubuhamya bwanjye bw'uko narindi naho Yesu angejeje bikamutera gukizwa rero Imana ishimwe nuko byagenze turimo turavuga kuri bya bindi byabaye nk'ibiguhindura twabonye imisatsi y'inyweri tubona amaherena tubona tatuwaje ukundi kuntu byagenze ni gute urumva nyuma y'izi tatuwaje hari ikindi gikorwa gikomeye cyane cyambayeho yego ndabyibuka icyo gihe
numvaga ngomba kuba umusitari. Narebye mu myambaro y'aba defile de mode, abantu bagaragaza ubwiza ba misi, nsanga ntago bambara neza. Ndebye mu basore ba Ronaldo, abasitari ba 50 Cent bo muri Amerika, nsanga nta cyerekezo. Bafite amatatuwaje n'ibintu by'ibirungire n'amaherena gusa. Nsanga hari akandi kantu batakoze. Yego. Usanga hari icyo ugomba kurenza kuri abo basitari. Yes, aka kari agakirero. Nkimara kugira icyo gitekerezo, nari nagiye gusenga. Noneho Imana imbwirira kuri Prayer Mountain, nubwo yabimbwiraga simbimenye. Imana irambwira ngo nugira ikintu ukora kitari cyiza uzahora n'akaga gakomeye, ushobora no kuzahomba ubugingo. Nari nakoze iki rero? Muri iyo minsi urabona inzara abantu b'abakobwa uzi hari inzara bagura za plastike, namwe mudukurikiye murabizi, murazibona. Inzara ku bantu b'abakobwa bajya bazigura za plastike, izo bazomeka ku zindi nzara zigafata, ukagira ngo ni inzara zabo kandi atarizo. Bazigura mu maduka n'ahandi hatandukanye. Ngewe rero nakujije inzara zanjye narazikuzaga zigakura. Uko ugiye kuba nk'umukobwa. Si ibyo, ahubwo narazikuzaga zikaba ndende, ku buryo urwara rwavaga nka hano rukagera nka hano, zigakura ari ndende. Noneho Satani cyangwa dayimoni ushuka abantu anyigisha ukuntu nshobora kuzikorera umurimbo utandukanye n'uw'abandi bantu. Nasanze mu Buhinde ngo nibo abantu bambara cyane ibintu by'imideri n'amazuru bagatobora n'indimi n'imikondo n'ibiki, ariko nsanga ako kantu ntago bigeze bagakora. Nakoze iki rero? Izi nzara narazikuzaga zigakura, zamara gukura nkaziteka mu mavuta y'ubuto. Inzara zanjye zabaga zikuze, nazicaniraga mu mavuta y'ubuto. Nuko kugufite se cyane, kuko urumva zabaga zikuze. Yego. Noneho nkashyiramo amavuta ahwangije n'urugero rw'uko zingana. Amavuta yamara gushya y'ubuto, nk'uko ushyiramo ifiriti, nkahita nzihagarikamo gutya kugira ngo bigende bite. Zahagararamo gutya zigashya. Iyo zashyaga rero zarakomeraga zikamera nk'amagufa, ku buryo nakubitaga gutya zikavuga. Izi nzara iyo zamaraga gukomera zikomeye gutya, mfite ukuntu dayimoni yari yaranyigishije, nahitaga nzitobora. Nazo narazitoboraga nkazambika amaherena. Akagano si ubwa mbere ukumvise. Imana yangiriye neza. Nukuri ko Imana yarandengeye. Bantu mu byumba mukurikiye Yesu TV, ari nako nkubwira ngo ukore subscribe kugira ngo abandi batumirwa benshi dufite uzagende ubabonera igihe, ikiganiro dushyizeho ukibonera igihe. Noheli arimo aratubwira kuri izo nzara yari afite, yatekaga mu mavuta ku bigo zikomera. Izo nzara wazikoreshaga iki? Nicyo wari ukimura sobanura. Wari umurimbo ukomeye cyane. Izi nzara iyo namaraga kuziteka mu mavuta zarakuraga. Buri rwara ndushyiraga nk'amaherena 3 atandukanye akurikiranye. Urumva, reba kumbona n'imisatsi y'inweri, urebe kumbona n'amaherena ku matwi, urebe kumbona na tatuwaje, urebe no kumbona na amaherena ku nzara zireshya ziryo. Wahitaga wibaza niba ndi umuntu bikagucana. Nohe umuntu ashobora kwibaza ngo wakoranaga ari imyuka mibi. Imyuka mibi nari ngeze kuri etape nari ngezeho, nagombaga gukorana nayo. Kuko ibihe nari ndimo numvaga ngomba no kuzajya nguruka ngiye mu kirere, nkajya ngendera mu kirere. Bitewe n'iki? Ibyo bihe ntago nabyinjiyemo, ariko nicyo gihe nari Imana yamfashe nyirizina, ari cyo gihe nageze. Imana ishimwe cyane. Kujya nkorana n'imyuka mibi noneho. Izo nzara rero urumva zabaga zuzuyeho amaherena. Igihe kimwe nari ngiye mu isoko ryitwa Owino, abenshi bararizi rya hariya mu mujyi Kampala. Nza kuhahurira n'umuntu ufite amafaranga ariko w'umugore. Aranyitegereza cyane, anyitegereje areba ukuntu nteye ku misatsi, aramanuka wese asanga ndagahuka k'agasore k'ibogari keza ukuntu, ariko ngo aza kumbonaho ikintu kidasanzwe. Niko yambwiye. Andebye asanga ku nzara narazikujije, ariko none izo nzara zirarenze, zambaye n'amaherena. Yumvaga arata, kandi njyewe nambaraga amaherena ahenze y'amaworo. Niyo nashyiragaho ku buryo wagiraga gutyo ukabona ziratera ibishashi. Kampala wari uyifite? Nari nyifite. Imana yacu irakomeye, naho Imana itakura umuntu. Ishobora byose. Kandi reka nkubwire ko impamvu ituma mvuga ibi ngibi ntago ari ukwiyandagaza, ahubwo ndavuga imirimo Imana yakoze. Ndimo ndabwira abantu b'abasore b'urubyiruko bishyira mu bintu by'iki gihe bidafututse ko bazakuramo imbwa yiruka. Reka bari ko mvuga gutyo. Abantu bakwiye gukizwa, bakemera imbaraga z'Imana ko zirokora umuntu. Iyo hataba imbaraga z'Imana zagombaga kunkura muri ibyo byose mbabwiye, nagombaga kuba narapfuye nkanarimbuka. Ariko kubw'amaraso Yesu Kristo yaviriye ku musaraba, na n'ubu ndacyariho. Nawe ndimo kwamamaza. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero uwo mugore arambwira ngo yagenze amahanga,
agenda mu bihugu afite n'amafaranga yambwiye ati njye mfite cash mfite amafaranga atari ko mu myambaro nambaye no mu bwiza nagize ntaho ndabona umwambaro umeze nk'uwo nguwo ufite ku nzara arambwira tubikora gute atigira hino ndamwegera arambwira ati kugira ngo utunge inzara zireshye gutyo ntizivunika turafura ntindafura ufurute ntizivunike ndamubwira nti n'ubuhanga bwanjye atese uzitobora gute ukazambika amaherena nabwo n'ubuhanga bwanjye ahitamo ikiraka arambwira ati ndagira ngo unyigishe uko bakuza inzara uzazintoborere hanyuma uzambike n'amaherena nzajye ngenda mu bagore b'abakire mbemeze uyu mwambaro kuko ngiye kuwukwamamariza arambwira ati ngiye kugufungurira amacano ku mateleviziyo ugende wamamaza izi nzara ku buryo n'abantu bazajya bambara barimba baba misi uzajya ugenda ubibashyiraho ugakorera amafaranga menshi ndavuga nta mafaranga ndayabonye muhana nimero ya telefone byaje kurangira gute naratashye numva ikiraka nakibonye twahanye nimero ya telefone rero nabwiye ko agomba kumara byibuze amezi 2 adaca inzara kandi adakora imirimo yatuma zivunika hanyuma haciyeho iminsi nk'ibiri arampamagara nyuma y'ibyumweru nka 2 cyangwa 3 arampamagara arambwira ati bya bintu nisaba ntizarakuze arambwira ati zitangiye gukura ndavuga nti reka twongereho icyumweru mu cyumweru cyakurikiyeho nagombaga kujya kumwigisha uko baziteka mu mavuta nuko ndi buziconge nkazikata nkanazitobora ko n'amaherena yagombaga kuyagura iryo joro ndyamye nibwo umwuka w'Imana yansanze yego ndyamye nsinziriye ijwi rirambwira ngo wakoze ibyaha ndakwihorera aho niho wari utangiye guhamagarwa aho niho nari ntangiye ibintu byo kwigisha kudefiriza n'ibiki n'imisatsi abanyeshuri barazaga nkabigisha ukuntu bari bukore n'amavuta bari gusiga mbere yuko tugera aho ngaho aho Yesu yagufatiye umuntu wese agira ibyo akora ariko hakagira ahantu Yesu amufatira aha ngaha ndagufasha nohe umuntu ari ikintu utatubwiye ku bigendanye n'imyuka mibi kuko urumva ukuntu waruvuze ngo hari etape yindi wari usikaje ariko izindi etape wari uriho ni nk'izihe izindi etape nari ndiho nagira ngo nkusoreze kuri iki cy'inzara nkubwire ukuntu byose bikominikana n'imyuka mibi yego izi nzara maze kuzikora gutyo maze kukubwira niho ijwi ry'Imana ryansanze rirambwira ngo wakoze ibyaha bibi ndakwihorera urumva ubundi ijambo riravuga ngo ibyo rubikora ukibwira ko mpanye nawe nkakureka ukagira ngo ubwenge ni kimwe n'ubu hari ibintu abantu bakora Imana itabahana bakagira ngo wenda nuko Imana ibakunda cyangwa se yabaretse buriya ijambo riravuga ngo byose nzabishyira ku mugaragaro rero ntitugategereze ko Imana iduhana ngo tujye twumvira ijwi ry'Imana hakiri kare hanyuma ijwi rirambwira ngo wakoze ibyaha ndakureka buriya kubikora ntabwo Imana yanshyigikiye mu byaha nta nubwo yateragaho ntabwo yavugaga ngo umuhatari oya ahubwo yarabireka kugira ngo irebe ko ejo nakizwa nkamaramaza igenda ibindiramo nk'uko ibirindiramo abandi basambana bakora bidafite ikabihorera bakagira ngo nyine ni abahatari ntabwo ari uko turi abahatari ahubwo Imana iturinda itegereje ko ejo twakizwa ejo nihagera rero ikaza gutwara itorero tuzisanga mu byaha tuzisanga twaburabuye turira tudafite umutabazi wo kuturengera iyo Satani yagufasha gukora ibintu by'uburetwa ariko Imana igufashe guhamburaho uburetwa haleluya habwa icyubahiro hanyuma rero ni nabyo namamaza mbwira abantu ko bakwiye gukizwa Imana ishimwe cyane hanyuma iryo joro Imana irambwira ngo wakoze ibyo byose ndakoreka ariko kuva utangiye kubyamamaza ugaba ushaka kubyinjiza mu bantu ibi ni ibintu bitari biriho ku isi bitigeze bikorwa ikurikije ibyo nari ndimo byose irambwiraga icyo kintu cyo kwambara amaherena ku nzara ni ibintu ubundi ngo by'isodomu na gomora ahantu Imana yarimbuye nubwo bakoraga ibyaha bibi ariko icyo cyo cyari gihari hanyuma Imana irambwiraga icyo sinibeshye uwo munsi niho nazibukiriye ndavuga nti wa mugore ntabwo ndi bumuhamagare kuko nubwo nakoraga ibyo byose by'amafuti ariko nagiraga umwuka w'Imana ungenga ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo imitima yanyu nitabacira urubanza muratinyuka mu maso y'Imana nagiraga umutima uncira urubanza umbwira ngo ikintu ugiye gukora ntabwo ari cyiza hanyuma uwo munsi nibwo nafashe icyemezo cyo guhanagura iyi nimero y'uwo mugore kugira ngo wagombaga gutunganyiriza kugira ngo ntamamaze iki kintu ikindi cya kabiri nagombaga kutabimwigisha kugira ngo bitazamamara kuko ntabwo ari kubona uburyo bwo gutobora inzara atazi ubuhanga bwo kuzitobora ntiyari no kumenya uko bazishiririza mu mavuta ryari ibanga ryanjye ariko ako kanya mpita mbiheba ampamagaye arambura mucika gutyo kandi numva ndaruhutse kubera ikintu nari ngiye kwamamaza icyo kirarangira ibindi byari bizwi by'amatatuwaje abantu bose bari babizi ariko ibintu by'inzara zambaye amaherena Imana yagikumira hakiri kare nubwo mbivuze abantu bakumva uko bigenda ariko nihagira n'ubikora ntawe bizahira ni igikorwa kibi cyane rero Imana ishimwe warumbajije uti ibi bintu bikominikana gute n'imyuka mibi
byafata ese nta n'urundi rugero wari uriho bundi mbo cyo gukora ibintu bitangaje nyine bitewe n'ahantu wari ugeze ibindi bintu wenda navuga ibikomerekana n'imyuka mibi bundi ntago imyuka mibi ikora none ku mugaragaro nta nubwo ikora ari uko wenda abantu bareba ahubwo imyuka mibi ushobora kugukoresha ikakubamo ikagukoresha ibintu abantu badakora kuko cyane cyane urugero nko kuri tatuwaje inyinshi zigira imitongero tuvuge nk'iyi nyamaswa iri hano ubuhanga n'ubukana bw'iyi nyamaswa nashoboraga kuba naciriramo imyuka mibi naca ahantu basenga bose bagaceceka naca ahantu basenga bose bagaceceka kubera tatuwaje ubuhanga bwayo n'uburemere bw'iki kinyamaswa kindiho bwagombaga gukukira muri njyewe nkagira abadayimoni bantiza igitinyiro najya ngera ku bantu b'abanyamahane n'abitwa ngo barasenga bagacika intege niko bijya bigenda iyo abarokore birukana imyuka mibi n'abazimu n'abadayimoni ibyo bakora biba ari ukuri haba hari umuntu hafi aho ngaho ukoreshwa n'iyo myuka ni mu rwego rw'abarozi urumva nk'izi tatuwaje iyi ngiyi y'igisiga cya ego mu mateka yayo tugiye mu mateka yayo ni igisiga cy'ubuhanga kireba kure cyane cyigisha abana bacyo kuguruka n'ibindi bintu mbese kireba kure cyane kiri kure cyatumye nshyiraho iki kimenyetso nagira ngo nanjye njye ndereka abantu ko ndeba kure ndi umuntu w'umuhatari noneho rero mu buryo bw'imyuka mibi hari ijisho ry'abadayimoni n'ijisho ry'Imana nashoboraga guca ahantu nakureba nakubwira ikintu ukibwiriza cyane cyane noneho nk'iyi ngiyi yagombaga gukurura abakobwa iyi yagombaga kuba yemeza abakobwa muri ubundi iyi tatuwaje yagombaga kujya inkururira abakobwa nkaryamana n'ubwo nshatse nawe uwo ari we wese bitewe kurura nkamuzana bitewe na tatuwaje yego aho ngaho byabayeho ntabwo byabayeho ariko nirwo rwego nari ngiye kwinjiramo tatuwaje zari zitangiye kunshyira mu bantu b'abarozi ku buryo nagombaga kuba umuntu w'umuhatari gusa ndashimira Imana ko iyo kategori ntayinjiyemo ariko niyo yari isigaye ni muri ubwo buryo mbese nabisobanuramo Noheli rero mbo nagutumiye nkuzi nagiye numva ubuhamya bwawe ngo hari n'ubwo washoboraga kwihinduranya amasura no ibyo bintu ndagira ngo usobanurire abakunzi ba Yesuko TV ibintu byo kwihinduranya amasura kuba dukurikiranye nkomeza no kubasuhuza Imana baho umugisha ibintu byo kwihinduranya amasura byabaga mu rwego rw'ibyo nabaga nikoze kubera yuko iyo mu ndamukanyo y'abagande habamo igitsina gabo n'igitsina gore n'umukobwa umukobwa yitwa umuwara cyangwa se umugore yitwa nyabo iyo umuntu agusuhuje mu kigandura umukobwa arakubwira ngo giye bareko nyabo kubera yuko yabonye kuri umukobwa aravuga ati wiriwe cyangwa wakoze mukobwa sibyo umugabo yitwa sebo giye bareko sebo cyangwa se osibyo cyane osebo abakwise abaguhaye icyubahiro cyo kuri umugabo ariko abivuze mu izina ngewe rero mu buryo bwo kwihinduranya abantu bazaga nabaga ndi nka kure nko muri metero 15 mu kugeraho wabonaga ndi umukobwa kubera ukuntu wabona ibintu nabaga nambaye n'ukuntu nabaga ameze reba inweri reba amaherena reba ibyo bindi byose nikoraga urumva wabonaga neza ku buryo abantu bansuhuzaga mu ndamukanyo y'abakobwa bakagira ngo ndi umukobwa kandi ndi iki ndi umugabo nanone hari ukuntu najyaga nambara ibikote nkikamufura n'ibigofero neza ukabona nabaye umuntu w'umusaza iyo ni style nabaga nadukanye muri karitsiye ku buryo abantu bose bankurikirana ubundi nari ikiyobyabwenge nari ikiyobyabwenge kuko abantu b'abasore bambonaga bose bagombaga kuza kureba ukundi bwambare mu gitondo noneho bakambara nkanjye nari maze kugera kuri etape yo kujya kwamamaza nari ngeze ku rwego nagombaga kwamamaza cyangwa se abantu bakaza kumpamagara bakaza kunyifotorezaho ibyo byose byabagaho nabaga ndahantu meze nka stati abantu bakaza kunyifotorezaho ndyaho pose kubera ukuntu nari imeze gusa urumva ni muri ubwo nahinduraga iki amashusho nahinduraga amashusho ushoboraga kwigira umukobwa ubundi kwigira umusaza iyindi shusho ni yashoboraga kwigira cyangwa nkigira nyine urumva kwigira umusaza kwigira umukobwa nkanigira n'umugore kuko iyo nabaga nashyizeho utunwere twitwa uduswayiri bwabaga bumanutse ukuntu neza wandeba n'amaherena ukabona nabaye umugore w'umumama mwiza cyane abantu bose bakanyibeshyaho kandi ibyo byose nkabikora problème yambabazaga cyane nabikoraga nigita umunyamasengesho mvuga ngo Imana iranze ngo ndakijijwe ndi umuntu usenga muri cacu udasiba ku cyumweru muri cacu ntasiba ku cyumweru abantu bambona bagakoma amashyi bakavuga bati umuntu n'uyu
kugeza ubwo byaje kunyirundumuriramo nza no gukunda umwana w'umukobwa. Mfite ukuntu najyaga tugira umwanya nzababwira ukuntu naje kuba umurozi kuko nabyo mu kanya tugiye kugana dusa nkaho dukorotira iki gice ibyo utubwira ukuntu Imana yagufashe ariko ntabwo twagenda utatubwiye ukuntu winjiye mu burozi. Igice cy'uburozi sa nkucaho gatoya. Igice cy'uburozi ni igice kirekire kuko ubundi umujyi wa Kampala nawubayemo ariko uriya mujyi buri ufite abarozi benshi nawubayemo. Abarozi baho cyangwa abapfumu bacuruza imiti ku manywa. Amarozi bayacuruza ku manywa kuko hariya Kampala amarozi kuko iyo ushatse uragenda ukagura umuti uri butume usambana cyane. Ushatse ugura umuti usiga umuntu akagukurikira. Ushatse ugura umuti iyo miti ibaho irakora. Ibihari ngewe ubivuga ni ngewe ubihamya kuko nabibayemo. Yego. Iyo ushatse ugura umuti ushaka kwica umuntu urawugura. Ibyo byose ni ibintu bihari. Waje kubyinjiramo. Ibyo rero nabyinjiyemo nakunze umukobwa. Nakundaga umwana twari duturanye muri quartier. Yego. Nza kumukunda kuko urumva nari umukozi wa Satani. Urumva nza kumukunda numva ko target ndani mfite ko ari ukuryamana nawe. Yego. Urabyumva? Kandi ukuntu nari nteye nawe yarankundaga ariko guhura nawe ngo tugire ingingo tugeraho bikanga. Nza kumushakira umuti rero kuko bayitangaga. Yego. Ariko mu gihe Imana yagufasha hari ibintu itemera yuko winjiramo kuko ubuzaba umukozi wayo. Ndanayishimira ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe kandi ibazwe. Naje rero kujya kugura umuti wo kugira ngo njyamane n'uwo mukobwa. Umupfumu amagati kamwe kameze agati gatoya. Agati gato kangana n'urutoki. Ambwira amagambo ngomba kujya nkoresha ndimo ngafite mu gihe mbonye umukobwa nkakabwira nk'ubwira uwo mukobwa. Yego. Ibi nagira mbwira abadukurikiye yuko bibaho. Bibaho musengera abana banyu b'abakobwa, musengera bari ku mashuri. Ibi bibaho mu basore bakorana n'imyuka mibi birakora cyane. Bishatse kuvuga ko hariho umuntu ushobora kuba ufite imyuka mibi ushobora no gukurura abandi. Utanakeka. Yego. Aka gati nakagendanaga mu ifoto. Nani mu ikofi. Agati gatuma agati gatoya kameze nk'akinturusu. Harya nakakoraga iki? Na agati nagombaga kubwira amagambo nshaka kubwira uwo mukobwa. Agati kagagufasha iki nono? Ibyo kagakoresha imbaraga z'uwo mupfumu zigahita zimuhindukiriza we akaza agakora ibyo ngomba. Umukobwa wari ufite imiti kurura abakobwa. Nari nyifite. Hanyuma iyo tape nayo nyinjiramo. Ako gati arakama ariko njyewe ngiye kubikora kuri uwo mukobwa biranga. Ntago nzi impamvu yatumye byanga. Tape ya kabiri nasubiyeyo ndavuga nti ko byanze ibintu wampaye uko byanze byagenze bite. Arambwira ati ngo bikoze nabi. Ntago nabikoze nabi ahubwo ntago nzi impamvu. Kumbe simenye yuko hari ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kindiho. Haleluya. Abandi barabikoraga bikemera ko nge nabikora bikanga. Ubwo ni ubwa mbere. Ubwa kabiri ndagenda nabwira ntibyanze. Ubwa kabiri arambwira ngo noneho nshakisha ukuntu nabona urudodo rwo ku mwenda we. Reba rero umuntu w'umusore urimo gushaka urudodo ku myenda itari n'iyawe. Urumva ariko icyo ushaka uba ugomba kukigeraho. Aho nari umupagani mubi cyane. Hanyuma ndagenda ncunga banitse imyenda bafuze. Ndagenda nditoratoza mfata akadodo ku mwenda we nari nzi yakundaga kwambara. Akadodo ngasohororamo kamwe. Nagira mbwira abadukurikiye namwe mwese yuko buriya umuntu wagushatse ntiyakubura. Ibintu mwumva by'abarozi, ibintu mwumva by'abagome batongera ibintu bikemera biriya bibaho cyane ndabizi. Ibintu biriho. Akadodo narakazanye ndagenda ndakamushyira. Arambwira ati uyu munsi birakunda none uramukoresha icyo ushaka. Akadodo yaragafashe agahambira ku kandi gati. Agati kari gafatanye n'akandi k'ingeri uko agahambira atongera amagambo kuri uyu mukobwa. Yego. Arambwira ngo ndakuzinze ndagushaka kuri runaka ugomba gukunda runaka mugakora ibyo mukora ugomba kumuha umutima atongeraho ibintu byinshi. Kandi arambwira ati aka gati nguhaye rero uko muziritse niko muziritse ku mutima wawe. Ugenda ukamwereke gusa ukamutunge gusa aho umubona. Icyo urashaka kumukoresha cyose uragikora. Yego. Abandi barabikoraga bikemera. Yesi inshuro ya kabiri ngiye kubikora biranga. Nkabona umukobwa ntanyitayo ntanshaka nkavuga ko ibintu bidakora. Kandi nijoro nkasenga Imana ndinde urinde ubuzima bwanjye. Inzo nabagamo yabagamo Bibiliya n'igitabo cy'Indirimbo. Noheli umuntu ashobora kumva ko nkuko bitubwiye ikimenyetso cy'amaraso Yesu cyari kikuriho. Noheli Imana yaje kugufata gute?
ibyo ni ibintu birebire kuko naje kugira mu izindi etape nyinshi antuma amagufa ndayateka wa mupfumu n'ubundi yego iyo ni inshuro ya gatatu yaje kuntuma ubutaka bwo munsi y'ibirenge bye nabwo ndabushaka ni inkuru ndende ukuntu nabonye ubutaka atambutse abantu babo kuko ubona urimo uyora ubutaka batazi icyo ugiye kubukoza noneho ngezeyo ampa amagufa sinzi niba ari y'abantu bapfuye yampaye amagufa arambwira ngo ngende nyacane nimara ko yacana agatumuka umwotsi mu nzu nari ndimo uwo mwotsi ngo ngubwire amagambo nshaka hanyuma ngo kandi ngubwire ngutuma kujya kundebera uwo mukobwa naraje ndabikora mu cyumba ndatwika mu gitondo urumva nari mfite dayimoni mubi cyane dayimoni w'ubusambanyi yaranyibasiye yagombaga gutuma ndyamana ntibyigeze bibaho ariko nicyo kintu nashakaga yego rero nagira mbwira abadukurikiye ko umuntu ashobora gukora ibishoboka byose kugira ngo akubone ariko Imana ishimwe yuko igitubera amaso haleluya Imana ishimwe umwotsi ndawutuma ngubwira ibyo ugomba kujya kumvugira kuri uwo mukobwa umwotsi urasohoka ndeba mu idirishya umwotsi uragenda ugera iwabo w'uwo mukobwa niba warabikoze simbizi icyo nashaka sinakigezeho byaje kwanga ariko ibyo byose nagenderagamo hari ikindi kintu yambwiye ngomba gukora cyo ndacyanga ko nabanaga gihabanye nari maze kugera mu nzu ye anyereka imbaraga afite n'ubushobozi noneho kugira ngo anyemeze anyereka n'abantu bari baje gushaka imiti abagore abagabo anyereka ahantu hari nk'imbuga buzuyemo mu nzu bamwe bambaye ubusa abandi barimo gukorera iyo miti cyo bita gufuwa imindi ku nkono y'itabi ibintu byinshi ambwira ibyo ndi bukore mbona sindi bubishobore ndavuga ntubwo byanze ariko uyu mukobwa mwihorere nuko nguko natandukanye n'uwo mupfumu urabyumva neza hanyuma rero wenda ikura kure ikindi kintu navuga iyo umuntu ari muri ubwo buryo bw'iyo myuka mibi n'ibyo bintu bikora ntago ari uba wikoresha ni imbaraga za satani ziba zirimo kumukoresha yego rero nagira mbabwire ko ubwo burozi buhari busaza abantu mubona abantu basaze burya baba babatongereye ariko imbaraga z'Imana ziruta ibyo ngibyo byose ahantu hari hakomeye Imana yaje kugufata gute kugira ngo tugende tugana ku musozo reka ngere kuri urwo rugero rw'ukuntu nogosha imisatsi n'ukuntu nakijijwe yego igihe kimwe ndyamye numva ijambo ry'Imana rinjemo nibuka ibihe by'iwacu ukuntu twajyaga dusenga tugakora ubutayu bwo gusenga mu mazi tugakora ubutayu bwo kurara mu mashyamba dusenga duhamagara Imana numva nkumbuye gusenga kandi numva umwuka w'Imana yanjemo anyemeza ko ibintu ndimo bitari byo atari byiza urumva igihe cyo gukora ko Imana cyari kigeze yego hanyuma nza kujya gusengera ku musozi uwo bita Prayer Mountain najyaga nkunda kujyaho cyane ngiye gusenga nijoro nari mfite ibyifuzo bitandukanye mbwira Imana ngo izi ndengere nari nabuze akazi icyo gihe mbwira Imana ngo impa akazi noneho mu gusenga mpurirayo n'abakozi b'Imana batandukanye ariko batazi yuko mfite izo nweri wari wambaye kumwojyaga ikigofero nabihishe nambaye n'igikote kirekire nabihishe ni n'amaherena ku nzara nayakuyeho nayabitse ariko inzara ziriho hanyuma ndagenda ngeze kuri uwo musozi ari nijoro ndabyuka hari mu masaa 8 numva ijwi ry'Imana rivuganye nanjye urumva numva ijwi ry'Imana rivuganye nanjye Imana irambwira ngo umaze igihe usenga ufite ibyifuzo bitandukanye ariko mu byifuzo ufite njya numva gusenga kwawe ariko iyo manutse nje kukureba ndakubura gute Imana yakuburaga ndavuga nese Imana wambuze gute Imana irambwira ngo uko najyaga nza kukureba nabonaga wahindutse rimwe numvaga umugabo ampamagaye namanuka kureba umuntu umpamagaye ngasanga wabaye umugore ngasanga ni umugore Imana irambwira ngo ibyawe byarancanze numva ndababaye kumbe ibyanjye byacanze Imana urugero ndiho n'ibintu ndimo ntago binejeje Imana ntago ari byo numva noneho hari irindi jwi rindushije imbaraga mu mutima rimbwira ngo waraguye usubira inyuma kandi ukora ibidakorwa bidafututse mu maso yanjye banza wihane numara kwihana ukizwe umaramaze nzagukoresha umurimo ukomeye wivuga butumwa nakuvuzeho yego bita nibuka ibintu kera Imana yambwiye nkikizwe Imana yari yarambwiye ko izampindura umukozi w'Imana n'umuvuga butumwa ukomeye mu mahanga no ku isi ahantu hose nza kubyibuka nibuka amasengesho nagiraga ngira agahinda buriya gukizwa kwanjye rero no kwihana byabaga vuba narambaraga vuba ndambarara vuba cyane niyo naba nakoze ikosa runaka pane byo kuvuga amakote ngo turi ku ruhimbi turavuga izina ry'Imana njye mpita nihana direct mpita numva umwuka w'Imana amfasha ndanabishimira Imana gukizwa kwanjye no kwihana kwanjye biba vuba ngira ubwoba cyane yego kandi nubaha Imana hanyuma
ijwi rikimara kumbwira gutyo rirambwira ngo ukwiye gufata icyemezo. Noneho rikirimo no kumbwira maze gusenga mpita mpora n'umuntu w'umukozi w'Imana w'umupasiteri. Noneho abona ndimo kwishima ukuntu ahita ambwira ati mu izina rya Yesu ati kuramo ingofero nkuramo ingofero turagana. Arambwira ati ni byiza kuko urakeye umeze neza, ariko ntabwo ibi ngibi Imana ibishima ku gitsina gabo. Angira inama arampugura. Ndanashimira abantu b'Imana, abakozi b'Imana, abapasiteri, ababishopu, abantu bose bagenda bakora umurimo w'Imana mu guhugura abantu babereka inzira y'agakiza. Imana ibaha umugisha. Hanyuma anganiriza ukuntu nkwiye gukizwa n'ubwiza bw'umugabo mu maso y'Imana uko bugaragara. Ambwira ukuntu umuntu akizwa, ambwira uko imico y'abantu bubaha Imana ukwiye kumera, cyane cyane ku muntu w'umugabo, ko ibi bintu nikoze atari byo. Arampugura ndahugurika, ariko hamwe no gusenga Imana igenda insura. Navuye kuri uwo musozi, Imana imbwira ko nkwiye gukizwa nkamaramaza uko navuye mu Rwanda nuzuye agakiza, akaba ari nako ngomba kuguma uko Haleluya. Nako ni naryo jambo twahereye rivuga ngo umuntu wese aguma uko yarara agihamagarwa. Imbuto tweraga, urukundo twageraga ntitukabirambika hasi, bwo bijye bikomeza kuba muri twebwe, bituzamure kugeza ubwo tuzajya mu ijuru. Nk'uko mubibona, Noheli umukozi w'Imana, ubu ni umugabo wo guhamya ibya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Noheli umuntu yavuga ko icyo gihe uwo munsi aribwo Noheli w'uyu munsi wa none aribwo byatangiye. Yes, kuva icyo gihe. Kuva icyo gihe ndabyibuka neza, naramanutse ya foto naberetse, kambereke uko bimeze. Urabona iyi foto ni iy'inweri, ariko iyi ngiyi iragara ahangaha inweri nari narazogosha. Ahangaha ndabona ko nta nweri ufite. Hano inweri narazogosha. Ariko tatuwaje ziragaragara, twabonye ko zidasibama. Zo ntizisibama, ariko nari maze kwerekana uwo ndimo kumera we. Ndimo ndahinduka. Inweri nazikuyeho, amaherena nayavanyeho, uretse ibisigaye ni tatuwaje zirimo kumfasha ivugabutumwa, ariko urabona ko nta misatsi mfite. Iyi nayifotoje rero maze nk'iminsi 5 mvuye kuri uwo musozi, ntangiye gukizwa. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma nahise manuka kuri uwo munsi njya muri saro, mpita mfata icyemezo cyo gukizwa no kwera imbuto zikwiriye abihannye. Mpita mfata icyemezo cyo kogosha umusatsi. Kogosha uyu musatsi wari ufite hafi santimetero zingahe byarangoye, kuko n'abasore bo bakoraga muri saro bari banze baravuga bati umusatsi umaranye imyaka ingana gutya, metero w'umusatsi tukuze muri quartier kuri metero w'umusatsi muri Kampala umusitari twari tuzi uyu musatsi bitubaye iki. Ariko kubera ijwi ririmo kunkaneka rimbwira ati kizwe hinduke, ndaryemerera. Hanyuma ndabwira nti ngiye mu nyogoshe n'amafaranga yanjye. Muri saro ya mbere baranga, njya muri saro ya kabiri. Saro ya kabiri niho bagiye banyogoshe, barabyemeye. Umuntu w'umusore afata imashini aranyogosha. Uko yanyogoshaga rero arimo yogosha acisha ku mutwe, umusatsi ukamuruka ukikubita hasi. Numvaga ari nka tone 2 zirimo kumvaho. Ko umusatsi wari uzuyemo abadayimone benshi. Numvaga ari nka tone 2. Ni narahindutse narabaye uruntu rumeze nk'urugabo, ariko amaze kunyogosha nirebye mbona ndakana keza, mbona amavuta y'Imana atangiye. Imana ishimwe. Urumva umusatsi, iki kintu cyitwa umusatsi kugira ngo nzagikure. Imisatsi uyikuraho, amaherena uyakuraho. Amaherena nayo nahise nyakuraho, utangira urugero rwo gakiza. Ubu muri iki gihe Noheli ni umugabo guhanya ibya Yesu. Uko nukuri. Imana ishimwe. Kandi nazanzara. Nazanzara nazo nazikuyemo amaherena, ndayabika kuko yarahenze, ndayagurisha. Inzara nazo ndazikata. Inzara narazikase gose bereke ntagize inzara ntazo inzara ntazo narazikase nzikuraho. Hanyuma noneho ntangira urugendo rw'agakiza. Ku buryo abantu bambona bavuga ati narasaze. Barananyubirwaga batuye ni wa mustari. Nje banyitaga Munyamerika. Munyamerika yahindutse, inweri yazikuyeho, amaherena yakuyeho, inzara yaziciye. Bambona na Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Nkajya gusenga mfite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Abantu birabatangaza kandi byo byavuze ubutumwa. Gusa iyo kugira ngo Imana izagukoreshe ibanza kugucisha mu ishuri. Uca mu ikosi. Ibintu wari warigize bikuvamo. Iragukanda igucisha mu ruganda, reka bari kumvuga nako Bibiliya ivuga. Icisha umuntu mu ruganda ikamuhindura izahabu kugira ngo ube umukozi w'Imana, uhagarare ku ruhimbi ubwiriza abantu bakizwe, nukuba hari ibyo waretse kandi Imana yagucishijemo. Ibanzira kakwigisha ikakuvanamo ubuswa n'ubugoryi, ikakuvanamo ubugoryi bwose, ikakuvidura, ikabanza ikakwezi ikagutunganya, ubundi ikagushyiramo ijambo ry'Imana. Ahari hari ibyaha hagasimburwa n'ijambo n'umucyo, ukabona ibyo ugenda ubwira abantu. Ikose naciyemo ryo kugira ngo nkizwe, naryo ni ikose rero wenda tuzaganiraho, ariko nahuye n'imitego itandukanye kugira ngo mpinduke umukozi w'Imana. Ibyo nibyo rero. Tutiriwe mudukurikiye, wowe ukurikiye Yesu TV, uyu ni Noheli
umvishe imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye ni ahantu na hamwe Imana itakura umuntu imugira umukozi wayo. Umvishe imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye kuko ahantu yari hari hagoye cyane. Yari afite inyweri, yageze aho ashyiraho amatatuwaje, yageze aho agira inzara ndende akazishyiraho amaherena, akaziteka mu mavuta yinjira mu bigendanye n'uburozi, ni byinshi cyane. Ariko nyuma y'ibyo byose Imana yari imufiteho umugambi, Imana iza kumuhindura. Turakurarikira rero gukurikirana igice cya kabiri kuko Noheli nyuma yaho yatangiye inzira y'agakiza. Ubu ni umukozi w'Imana, ubu ni umugabo wo guhamya ibya Yesu. Kora subscribe, like ndetse na comment. Nyuma aho tuzashyiraho na nimero ze. Ufite ikindi kintu ushaka kumubaza wamuhamagara. N'umukozi w'Imana, n'umugabo wo guhamya ibya Yesu, nta soni afite zo guhamya Imana. Nohe turagushimiye rero, kandi abakunzi bacu tubararikira no kuza gukurikirana igice cya kabiri. Mwumve noneho imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye. Imana iracyafite imbaraga. Abantu benshi barihebye, abantu benshi bafite gushidikanya, ariko Imana yakoraga imirimo n'ibitangaza kera kose, na n'ubu iracyakora. Imbaraga z'Imana ziracyariho. Imbaraga z'Imana kandi zirahari. Nohe duhuriye mu gice cya kabiri.